Yesu Kristo ashimwe. Dukomeje gusoma Bibiliya. Uyu ni umunsi w'144. Turimo gusoma igitabo cya Zaburi. Uyu munsi rero turatangira dusoma Zaburi ya 61 tugere kuri Zaburi ya 70. Reka dusome mu izina rya Yesu. Zaburi iyi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi babwira inanga. Ni Zaburi ya Dawidi. Mana, umva gutaka kwanjye, cyariza ugutwi gusenga kwanjye. Mpagaze ku mpera y'isi nzajya ngutabaza. Uko umutima wanjye uzagwa isari, unshyire ku gitare kirekire nta kwishyiraho, kuko wambereye ubuhungiro n'igihume kirekire kinkingira umwanzi. Nzaguma mu ihema ryawe iteka, nzahungira mu bwihisho bwo mu mababa yawe, kuko wowe Mana wumvise umuhigo wanjye, umpaye umwandu uhabwa bubaha izina ryawe. Uzongerera umwami iminsi y'ubugingo bwe, imyaka ye izabe nk'iy'abibihe byinshi. Azaguma mu maso y'Imana iteka, itegura imbabazi n'umurava kugira ngo bimurinde. Bizatuma ndirimbira izina ryawe ishimwe iteka, ngo mpigure umuhigo wanjye uko bukeye. Zaburi ya 62. Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi. Niyo mu buryo bwa Hedutuni. Ni Zaburi ya Dawidi. Umutima wanjye uturiza Imana yonyine, niyo agakiza kanjye gaturukaho. Niyo gitare cyanjye yonyine n'agakiza kanjye, ni igihome kirekire kinkingira, sinzanyeganyezwa cyane. Muzageza he gutera umuntu ngo mumwicane mwese, nk'inkike ibogamye nk'uruzitiro runyeganyega? Iki cyonyine nicyo bajya inama, ni ukugira ngo bamusunike ngo agwe ave mu cyubahiro cye. Bishimira ibinyoma, basabirisha umugisha akanwa kabo, ariko bavumisha imitima yabo. Mutima wanjye turiza Imana yonyine, kuko ariyo ibyiringiro byanjye biturukaho. Niyo gitare cyanjye yonyine n'agakiza kanjye, ni igihome kirekire kinkingira, sinzanyeganyezwa. Imana niyo irimo agakiza kanjye n'icyubahiro cyanjye. Igitare cy'imbaraga zanjye n'ubuhungiro bwanjye biri mu Mana. Mwa bantu mwe, mujye muyiringira. Ibyo mu mitima yanyu mubisuka imbere yayo. Imana niyo buhungiro bwacu. Ni ukuri aboroheje ni umwuka gusa, kandi abakomeye ni ibinyoma. Nibashyirwa mu gipimo ntibazika, bazateruka. Bose bateranye umwuka ubarusha kuremera. Ntimwiringire agahato, ntimwizigirire ubusa kunyaga. Ubutunzi nibugwira ntibuzabaherana imitima. Imana yavuze rimwe, nabyumvise kabiri, ngo Imana niyo ifite ububasha, kandi ni wowe Mwami ufite imbabazi, kuko witura umuntu wese ibikwiriye umurimo we. Zaburi ya 63. Zaburi ya Dawidi yahimbye ubwo yari mu butayu bw'Ubuyuda. Mana, ni wowe Mana yanjye, ndazindukira kugushaka. Umutima wanjye ukugirira inyota, umubiri wanjye ugukumburira mu gihugu cyumye, kiruhijwe n'amapfa, kitagira amazi. Uko niko nagutumbiririye ahera hawe, kugira ngo ndebe imbaraga zawe n'ubwiza bwawe. Kuko imbabazi zawe ari zo gukundwa kuruta ubugingo, iminwa yanjye izagushima. Uko niko nzaguhimbaza nkiriho, izina ryawe niryo nzamanikira amaboko. Umutima wanjye uzahazwa nk'uriye umusokoro n'umubyibuho. Akanwa kanjye kazagushimisha iminwa yishima, ko nzakwibukira ku buriri bwanjye. Nzagutekereza mu bicuku by'ijoro, kuko wambereye umufasha, kandi nzavugiriza impundu mu gicucu cy'amababa yawe. Umutima wanjye ukomaho, ukuboko kwawe kw'iburyo kurandamira. Ariko abashakira ubugingo bwanjye kubutsemba bazajya ikuzimu. Bazahabwa gutwarwa n'inkota, bazaba umugabane w'ingunzu. Ariko umwami azishimira Imana, uyirahira wese azirata, kuko akanwa k'ababeshya kazazibywa. Zaburi ya 64. Zaburi iyi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi. Ni iya Dawidi. Mana, umva ijwi ryanjye ryo kuganya, kiza ubugingo bwanjye gutinyishwa n'umwanzi. Mpisha inama z'abakora nabi bangira rwihishwa.
n'imidugararo y'inkozi z'ibibi, batyaje indimi zabo nk'inkota, batamitse imyambi yabo ariyo magambo abishye, kugira ngo barasire utunganye mu rwihisho, bamurasa gitunguro ntibatinya, bihumuririza imigambi mibi, bajya inama zo gutega ibigoyi rwihishwa, bakibwira bati ninde uzabireba, barihimbanira kunguka inama mbi, bakibwira bati tunogeje inama twungutse. Umutima w'umuntu wese n'ibihishwe atekereza ntibirondorwa, ariko Imana izabarasa, bazakomeretswa n'umwambi ubatunguye, uko niko bazasitazwa, ururimi rwabo ubwarwo ruzabarwanya, ababareba bose bazazunguza imitwe, kandi abantu bose bazatinya, bavuga umurimo w'Imana, batekeresha ubwenge ibyo yakoze. Umukiranutsi azanezererwa, Uwiteka amwiringire, kandi abafite imitima itunganye bose bazirata. Zaburi ya 65. Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi, ni indirimbo ya Dawidi. Mana, Isiyoni bagushimisha kuguturiza, niwe bazahigura umuhigo, niwe wumva ibyo usabwa, abantu bose bazajya aho uri. Gukiranirwa kwinshi kuranesheje, ibicumuro byacu uzabitwikira. Hahirwa umuntu utoranya ukamwiyegereza, kugira ngo agume mu bikari byawe. Tuzahabwazwa n'ibyiza byo mu nzu yawe, ibyiza byaheraho mu rusengero rwawe. Mana y'agakiza kacu, uzadusubirisha ibiteye ubwoba kubwo gukiranuka kwawe, niwe byiringiro byabo ku mpera y'ubutaka hose, n'ibyabo ku mpera y'inyanja za kure. Iyo niyo ishimangirisha imisozi imbaraga zayo, ikenyeye imbaraga, iturisha guhorera kw'inyanja, guhorera k'umuraba wo muri zo, n'imidugararo y'amahanga. Kandi abatuye ku mpera y'isi batinya ibimenyetso byawe. Uvugisha impundu abaho igitondo gitangariza, n'abaho umugoroba ukubira. Ugenderera isi ukayivubira, uyitungisha cyane uruzi rw'Imana rwuzuye amazi. Ni wowe uha abantu amasaka, umaze gutunganya ubutaka utyo. Uvubira impavu zo muri bwo imvura nyinshi, uringaniriza imitabo yo muri bwo, ubworohesha ibitonyanga, uwo mugisha kumeza kwabwo. Wambika umwaka kugira neza kwawe nk'ikamba, inkora z'igare ryawe zigusha umwero. Imvura igwa ku rwuri rwo mu butayu, imisozi igakenyera ibyishimo, urwuri rukagatirwa n'imikumbi, ibikombe bitwikirwa n'amasaka, biranguruzwa n'ibyishimo bikaririmba. Zaburi ya 66. Iyi ndirimbo yitwa Zaburi, yahimbiwe umutware w'abaririmbyi. Mwabari mu isi bose mwe, muvugirize Imana impundu, muririmbe icyubahiro cy'izina ryayo, mwogeze ishimwe ryayo. Mubwire Imana muti, imirimo yawe ko iteye ubwoba, imbaraga zawe nyinshi zizatuma abanzi bawe bose bakugomokera, bakagushyeshya. Abo mu isi yose bazagusenga bakuririmbire, bazaririmbira izina ryawe. Nimuze murebe imirimo y'Imana, iteye ubwoba ku byo igirira abantu. Yahinduye inyanja ubutaka, kandi bambukishijwe uruzi ibirenge. Aho niho twayishimiriye, itegekesha imbaraga zayo iteka, amaso yayo yitegereza amahanga, abagome be kwishyira hejuru. Mwa mahanga mwe muhimbaza Imana yacu, mwumvikanisha ijwi ry'ishimwe ryayo. Irindira imitima yacu mu bugingo, kandi ntikundira ibirenge byacu ko biteguza. Kuko Mana waratugerageje, watuvugutiye nk'uko bavugutira ifeza. Wadutoje ikigoyi, waduhekesheje umutwaro uremereye mu mugongo. Wahaye abantu kudukandagiza ku mitwe amafarashi abahetse. Twanyuze mu muriro no mu mazi, maze udukuramo udushyira ahantu h'uburumbuke. Ndinjirana ibitambo byokeje mu nzu yawe, ndaguhigura umuhigo naguhize. Wabumbuje iminwa yanjye, akanwa kanjye kakawuvuga ubwo nari mu mubabaro. Ndagutambira ibitambo byokeje by'amatungo abyibushye, ari mu mubabwe w'amasekurume y'intama. Ndatamba amapfizi y'ihene. Mwabubaha Imana mwese mwe, nimuze mwumve, nanjye ndavuga ibyo yakoreye ubugingo bwanjye. Nayitakirishije akanwa kanjye
ururimi rwanjye rwarayihimbaje. Iyaba naribwiraga ibyo gukiranirwa mu mutima wanjye, Uwiteka ntaba anyumviye. Ariko koko Imana iranyumviye, ityarije ugutwi ijwi ryo gusenga kwanjye. Imana ihimbazwe, itanze kumva gusenga kwanjye, kandi itankuyeho imbabazi zayo. Zaburi ya 67. Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi babwira inanga, ni indirimbo yitwa Zaburi. Imana itubabarire, iduhe umugisha, itumurikishirize mu maso hayo, kugira ngo inzira yawe imenywe mu isi, ubugingo bwawe bukiza bumenywe mu mahanga yose. Mana, amoko agushime, amoko yose agushime. Amahanga yishime, aririmbishwe n'ibyishimo, kuko uzacira amoko imanza z'ukuri, kandi uzashorerera amahanga mu isi. Mana, amoko agushime, amoko yose agushime. Ubutaka bweza umwero wabwo. Imana niyo Mana yacu, izaduha umugisha. Imana izaduha umugisha, kandi abo ku mpera y'isi hose bazayubaha. Zaburi ya 68. Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi, ni indirimbo ya Dawidi yitwa Zaburi. Imana izahaguruka, abanzi bayo batatane, kandi abayanga bazahunga mu maso hayo. Nk'uko umwotsi utumuka, niko uzabatumura. Nk'uko ibimamara biyagira imbere y'umuriro, niko abanyamahanga bazarimbukira imbere y'Imana. Ariko abakiranutsi bazanezerwa, bazishimira imbere y'Imana, ni koko bazishima ibyishimo. Nimuririmbire Imana, muririmbire izina ryawe ishimwe, muharurire Imana inzira inyura mu butayu iri mu igare. Izina ryayo niya, mwishimire imbere yayo. Imana iri mu buturo bwayo bwera, ni se w'imfubyi n'umucamanza urengera abapfakazi. Imana ibesha mu nzu abatagira shinge na rugero, ibohora imbohe ikaziha gukubwa neza, ariko abagome bakaba mu gihugu gikakaye. Mana, ubwo wajyaga imbere y'ubwoko bwawe, ubwo wagendaga mu butayu, isi yahinze igishyitsi, ijuru rinyegera imbere y'Imana. Sinayi iriya ihindira igishyitsi imbere y'Imana, niyo Mana y'Abisiraheli. Mana, wavubiye imvura y'ubuntu umwandu wawe, wawushubijemo intege ubwo wari urushye. Ubwoko bwawe bwatuye muri wo. Mana, witeguriye umunyamubabaro kubwo kugira neza kwawe. Umwami Imana yatanze itegeko, abagore bamamaza inkuru baba benshi. Abami bagaba ingabo barahunga. Umugore usigaye mu rugo niwe ugabanya iminyago. Mukiryama mu ngo z'intama, amababa y'inuma akengeranaho ifeza, na moya yayo akengeranaho izahabu y'amazi. Ubwishobora byose yatatanirizaga abami mu gihugu. Shelegi yagwaga kuri Salumoni, umusozi w'i Bashani n'umusozi w'Imana. Umusozi w'i Bashani ni umusozi w'impinga nyinshi. Mwa misozi y'impinga nyinshi mwe, ni iki gituma murebana ishyari? Umusozi Imana yashatse kubaho, ni koko Uwiteka azawubaho iteka ryose. Amagare y'Imana abarika inzovu ebyiri, ni koko ni ibihumbi n'ibihumbi. Umwami Imana iri hagati yayo. Sinayi iri ahera ho mu rusengero. Urazamutse ujya hejuru ujyanye iminyago. Uherewe impano hagati y'abantu, ni koko uziherewe hagati y'abagome nabo, kugira ngo Uwiteka Imana ibane nabo. Umwami ahimbazwe, utwikorerera umutwaro uko bukeye. Niwe Imana itubera agakiza. Imana itubera Imana y'agakiza, idukiza kenshi, kandi Uwiteka Umwami niwe ubasha gukura mu rupfu. Ariko Imana izamenagura imitwe y'abanzi bayo, n'igikoba kiriho umusatsi cy'umuntu wese ukomeza kwishyiraho urubanza. Umwami Imana yaravuze iti, nzabagarura bava i Bashani, nzabagarura bava imuhengeri w'inyanja, kugira ngo winike ikirenge cyawe mu maraso, indimi z'imbwa zawe zigabane abanzi bawe. Mana, warebye amagenda yawe, amagenda y'Imana yanjye. Niyo Mana, niyo Mwami wanjye yinjira ahera. Abaririmbyi bagiye imbere, abacuranzi bakurikiyeho. Hagati y'abakobwa bavuza amashako, muhimbarize Imana mu materaniro. Mwabakomotse ku isoko ya Isiraheli mwe, muhimbaze Umwami Imana. Nguriye umuryango wa Benyamini, umuhererezi niwo mutware wabo. Harimo n'abakomeye b'Abayuda, ni umutwe wabo, n'abakomeye b'Abazebuluni
n'abakomeye b'Abanafutali. Imana yawe igutegekeye imbaraga. Mana, komeza ibyo wadukoreye. Uri mu rusengero rwawe i Yerusalemu niho abami bazakuzanira amaturo. Hana ya nyamaswa yo mu rufunzo n'amapfizi menshi n'inyana zo mu mahanga, kugira ngo bakuramye bazanye ibice by'ifeza. Tatanya amahanga yishimira intambara. Abakomeye bazaza bavuye muri Egiputa. Etiyopiya hazihuta kuramburira Imana amaboko yaho. Mwa bihugu by'abami bo mu isi mwe, muririmbire Imana, muririmbire umwami ishimwe. Niwe ugenda ku ijuru ryo hejuru y'amajuru yose, ryahozeho na kera kose. Dore avuga ijwi rikomeye. Mwaturira Imana ko ifite imbaraga, ubwiza bwayo buri hejuru y'Abisiraheli. Imbaraga zayo ziri mu bicu. Mana, uteye ubwoba, uri ahera hawe. Imana y'Abisiraheli niyo iha abantu bayo imbaraga no gukomera. Imana ihimbazwe. Zaburi ya 69. Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi babwirisha inanga ijwi ryitwa amarebe. Ni zaburi ya Dawidi. Mana, nkiza kuko amazi ageze no mu bugingo bwanjye. Ndigise mu byondo birebire bidafite aho umuntu yahagarara. Ngeze muri nyina umuvumbu urantembana. Kurira kuranduhije, umuhogo wanjye urumye. Amaso yanjye yarerutse ngitegereza Imana yanjye. Abanyangira ubusa baruta umusatsi wo ku mutwe wanjye ubwinshi. Abashaka kundimbura bampora impamvu z'ibinyoma barakomeye. Nibwo narihishijwe icyo ntanyaze. Mana, ni wowe uzi ubupfu bwanjye, ibyaha byanjye ntubihishwa. Mwami, Uwiteka Nyiringabo, abagutegereza be kumwazwa n'ibyanjye. Mana y'Abisiraheli, abagushaka be guterwa igisuzuguro n'ibyanjye. Kuko nihanganira ibitutsi bakuntukira, mu maso hanjye huzuye ipfunwe. Mpindutse umushyitsi kuri bene data, n'umunyamahanga kuri bene mama. Kuko ishyaka ry'inzu yawe rindya, ibitutsi by'abagutuka byaguye kuri njye. Ubwo nariraga ngahanisha umutima wanjye kwiyiriza ubusa, byampindukiye ibitutsi. Ubwo nambaraga ibigunira, nabaye iciro ry'imigani kuri bo. Abicara mu marembo baramvuga, ndi indirimbo y'abasinzi. Ariko njyeweho ni wowe nsenga Uwiteka, Mana, mu gihe cyo kwemererwamo. Kubwo kugira neza kwawe kwinshi, unsubirisha umurava w'agakiza kawe. Unsayure mu byondo ne kurigita, nkire abanyanga nkire n'amazi maremare. Umuvumba we kuntembana, imihengeri he kumira, rwa rwobo rwe kumbumbiraho umunwa warwo. Uwiteka, unsubize kuko imbabazi zawe ari nziza. Unkebuke kuko kugira neza kwawe ari kwinshi. Kandi njyewe umugaragu wawe, ntumpishe mu maso hawe. Kuko mfite umubabaro, unsubize vuba. Wegere ubugingo bwanjye ubukize, uncungure ku bw'abanzi banjye. Ni wowe uzi uko ntukwa n'isoni zanjye n'igisuzuguro cyanjye nabyo urabizi. Abanzi banjye bose bari imbere yawe. Ibitutsi byamenaguye umutima, ndarwaye cyane. Nashatse uwangirira imbabazi, ariko ntihaboneka n'umwe. Nashatse abo kumara umubabaro, ndababura. Kandi bampaye indurwe kuba ibyo kurya byanjye. Ngize inyota bampa umushari wa vino. Ameza yabo imbere yabo ahinduke ikigoyi. Bakiri mu mahoro ahinduke umutego. Amaso yabo ahumwe batareba. Uhindisha umushyitsi ikiyunguyungu cyawe iteka. Basukeho uburakari bwawe, umujinya w'inkazi wawe ubagereho. Iwabo hasigara ubusa, kandi ntihakagire uba mu mahema yabo. Kuko bagenza uwo wakubise, kandi bavuga umubabaro wabo wakomerekeje. Rundanya ibyaha ku byaha byabo, be kwinjira mu byo gukiranuka kwawe. Basibanganywe mu gitabo cy'ubugingo, be kwandikanwa n'abakiranutsi. Ariko njyeweho ndi umunyamubabaro, ndaribwa. Mana, agakiza kawe kanshyire hejuru. Nzashimisha izina ry'Imana indirimbo. Nzayihimbarisha ishimwe ry'ibyo yankoreye. Ibyo bizanezeza Uwiteka birusha imfizi, cyangwa ikimasa gifite amahembe cyatuye inzara. Abagwaneza bazabireba bishime. Mwabashaka Imana mwe, imitima yanyu isubizwemo ubugingo. Kuko Uwiteka yumva abakene, ntasuzugure abe bari mu nzu y'imbohe. Ijuru n'isi bimushime, n'inyanja n'ibizigendamo byose. Kuko Imana izakiza Siyoni, ikubaka imidugudu ya Yuda.
bazayibamo igihugu kibabereye gakondo, kandi urubyaro rw'abagaragu bayo ruzakiragwa. Abakunda izina ryayo bazagituramo. Zaburi ya 70. Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi, ni iya Dawidi, yahimbiwe kuba urwibutso. Mana tebuka unkize, Uwiteka tebuka untabare. Abashaka ubugingo bwanjye bakorwe n'isoni bamware, abishimira ibyago byanjye basubizwe inyuma, bagira igisuzuguriro. Abambwira bati aha aha, basubizwe inyuma kubw'isoni zabo. Abagushaka bose bakwishimire bakunezerewe, abakunda agakiza kawe bajye bavuga bati Imana ihimbazwe. Ariko njyeweho ndi umunyamubabaro n'umukene. Mana tebuke ka uza aho ndi, ni wowe mutabazi wanjye n'umukiza wanjye. Uwiteka ntutinde. Imana ibahe umugisha. Tuzakomeza ejo ibindi bice bikurikiraho. Mugira